neganya gushaka naho kurongora sara umunsi batarongora nukwiyongeza muri iki gihe nta musore kibaho nta n'umukobwa ukibaho abahungu bose ni abapapa abakobwa bose ni abagore hejuru iri mu mazi hari ikintu cyihwa kigera kikarega gutya niyo rero gutya hazaho akantu k'agafuru hejuru kandi kibi niyo umuntu ayicokoje nawe yariye piriya n'abashumba bayiteraga yari hepfo ari reka twongere tuguhe ikaze wowe tubana umunsi ku munsi nawe udukurikiranye aribwo bwa mbere reka tukubwire ngo ikaze kuri Face TV 21 nta kindi rero ngusaba no gukora subscribe kuri ino channel kugira ngo amakuru n'ibiganiro ndetse n'ibindi ngenda ngutegurira bijye bikugeraho 5 kuri 5 hano rero turi ni mu karere ka Nyarugenge aho tugiye kuganira n'umusore hano umusore muri bone kuri mikoro ya Face TV 21 ariko kandi turanyarukira no ku nkombe za Nyabarongo aho turasanga abaturage bagiye batandukanye harimo abahinga harimo abahira ndetse harimo n'abamesa ariko kandi muri Nyabarongo tumenyere ko abanyarwanda ndetse n'abandi bantu bagiye batandukanye bagenda bavuga ko harimo igisimba bita ingona ariko kandi tugiye kureba neza uko babyitwaramo kugira ngo ejo batahaburira ubuzima ikaze rero kuri Face TV 21 twinjire mu kiganiro amazina yawe nitwa Mutabazi Innocent hano hari umuturage uri Rwamagana uri burengerazuba burasirazuba amajyepfo amajyaruguru ariko ntago arabasha kumenya ngo duhagaze ni hano duhagaze ni hano ni mu Kigali tugusanze hano ariko kandi tugusanze wishimye mu byishimo byinshi cyane ntago twari tuzi neza ikintu kitumye wishimye aha uno se utishimye ko nta myaka 100 utishimye ugapfa utishimye mba nishimye nyine kuko byongera iminsi yo kubaho ariko tukubonye igihagararo tukakubona icyo bita physical mu rurimi rw'amahanga turabona uri umusore mwiza ushimishije umusore wawe ufite n'igikundiro ntacyo igikundiro ntacyo wapi igikundiro barakijyaniye igikundiro cyo ntacyo turebye igihagararo tukabona icyo bita physical turabona rwose ufite igikundiro ariko kandi turabona ugejeje wuzuye ufite imyaka y'ubukure nibyo imyaka yo ndayifite waba uteganya kurongora se neganya gushaka naho kurongora sara umunsi batarongora nukwiyongeza muri iki gihe nta musore kibaho nta n'umukobwa ukibaho abahungu bose ni abapapa abakobwa bose ni abagore none se kuvuze ngo abakobwa bose ni abagore abahungu bose ni abapapa ibyo kintu ugitekereje ute gisobanura abanyarwanda badukurikiye bose urabiyobewe n'umwana ungana ngo ngo n'abakora ibyo byose abizi nose ubwo urumva ajya kugira imyaka y'umukorere yose byose abizi ibyo ari byo byose dukurikiranye amagambo tubwiye waba ufite icyo bita experience cyangwa se waba ufite inararibonye waba umaje kubonana n'abakobwa bangana iki nta n'umwe nta n'umwe nibyo ariko twakubonye ukirana n'abakobwa mu kanya turi hariya hepfo turakubona ukirana n'abakobwa bagufasha ari babiri bari bishimye ahubwo bashaka kumfata ku ngufu mu gutabara rero hari umunyarwanda dukurikiranye reka tugushimire mu kiganiro duhaye kugira ngo dukomeze tuganire n'abandi baturage batuye muri kano karere murakoze sawa amazina yawe Mugenzi Innocent tugusanze hano ariko kandi ufite umuhoro wagira ngo urimo uratema ibiti nibyo niho mpinga hanga nkutemesha biriya biti byanjye ni mu murima wawe umurimo wanjye hose hanyuma uhinga ute ku nkombe Nyabarongo kandi tuzi ko habamo ingona izi ngona zirahaba ariko ntago ziyana iryane bepiriye hari nubwo tuvoma hariya tukaza tukavoma amazi uyireba ukayitegereza ukayibona neza irahaba ngaha irahaba ariko umwaka ibiri ishize idakuka hanyuma nta mpungenge wawe ufite ko hari igizagucakira ikagukuramo ipantaro cyangwa ikaguca ukuguru abahatuye turayimenya iyije iza uyireba gutya uyibwirwa n'iki kugenda mu mazi hasi iri hejuru iri mu mazi hari ikintu cyihwa kigera kikarega gutya niyo rero gutya hazaho akantu k'agafuru hejuru kandi kibi niyo umuntu ayicokoje nawe yariye piriya n'abashumba bayiteraga yari hepfo ari iyo yazaga kwahira gutya yasanga yibereye akamanukana amabuye ngo kayitera iyo uyitera buri gihe irarakara hanyuma ntago ijya yona ibindi bintu bisanzwe nk'ibintu hinga hano kereka imvubu
dore ngiye nahica imvubu yayo nimeze nk'inka niza kona. hanyuma urabwira iki abantu baza hano kuri Nyabarongo ariko kandi bakaza kwidegembya ku mazi wenda bagira inama kugira ngo ingona itazabarya ikabacakira ikabakubita mu mazi? Ariko ntibumva, ndababwira ngo ahantu ingona izabafatira ko ushaka kwahiramo hariya utayibonye ikaza ikagukubita amazi ikagutwara. Nawe wihagarara ntacyo bagutwara, ntabwo ugikuka ngo ujye imusozi. hanyuma dusanze abahungu barimo kogera hano, barimo no kumesa, barimo no kwahira ibyatsi. Abo bahungu ujye ubagira inama wenda ukababwira uti bahungu banjye mujye mureka mu bakanga, n'ababujije baranga. Uyu mese we sinzi yaturutse. Reka tumwegere nawe agira icyo atubwira. Muri aho papa? Yego. Uyu musaza aravuze ngo abagira inama kugira ngo mujye mwirinda ingona itazabacakira ariko ngo ntago mujya mwumva. Yego buriya bibaho bakabwirwa, ariko buriya iyo ukuze ufite no mu mutwe hatekereza, umuntu mukora akakubwira kandi anahakorera umva ko ikintu akubwiye ari cyo. Nk'ubu naje, yego naje ndamesa, ariko namese yaha ntago najyamo nanjye hari amazi hano ntiwayameshisha ntiwanayakaraba ni mabi. Gusa nyine ubwirinzi ubwo bugomba kubaho, tukumva nk'umuburo nk'abanyarwanda twese nk'uko tuba twunze ubumwe. Buriya umusaza niwe ujya ubivuga ati turi bakeya ntabwo mfite uwo gupfusha ubusa. Nibyo, umuburo ni ikintu cyiza, ahubwo uriya musaza buriya arakoze. Ubwo nawe uzajya ugenda ukangurira abantu? Ngenda nkangurira abagenzi banjye yuko nta kwegera hano kuri Nyabarongo harimo ingona ishobora kugufata ugahomba ubuzima bwawe n'abaye bakaguhomba. Ubona ufite akantu kahira ubwatsi ariko kandi ngo urimo kwahira ku nkombe, hari igihe ingona yazakugira gutya ikagucakira ikagukubita ikakumanura mu mazi ikagucukugura. Ibyo bintu ntago waba ufite impungenge zabyo? Impungenge zo ziba zihari, ariko kubera yuko natwe tugerageza kujya hirya y'intuza y'inkombe, ntabwo twegera amazi cyane kuko tuzi yuko muri aya mazi muri Nyabarongo harimo ingona. Ntabwo twegera rero amazi cyane, twegera uruhande rw'inkombe tukajya hirya aho itabasha kugufata. Hari umwana cyangwa se hari umunyarwanda utuye kuri no Nyabarongo ariko kandi akaba adasobanukiye iby'ino Nyabarongo ko harimo ingona, uramushishikariza ute kugira ngo wenda atazaza ahubutse akigira hano hepfo ku nkombe igahitamo kubita ikamuraha? Icyo namushishikariza nuko atazangaha iruhande rw'umugezi wa Nyabarongo kuko mu hangaha harimo ingona, akajya hirya yaho akajya mu muhanda akarebera Nyabarongo kure atayegereye. Ibyo nicyo nabivugaho. Ariko kandi twasanze ngo turi kureba harimo imitego ngo bategamo amafi ngo bagenda bakategura rwose ngo nta kibazo nta n'igihunga bafite. Babigenza gute kugira ngo ingona itabarya? Abo ngabo rero nabahaza ubuzima, nabahaza ubuzima kuko nta wajyamo hariya ntiwamenya ngo yaje cyangwa ntiwamenya ukuntu mbese iza. Ubu n'ubu ushobora kubira hafi ukajya gushiduka ukabona yagufashe igahita ikurangiza. Reka tugushimire mu kiganiro duhaye. Sawa, murakoze. Reka ngushimire rero twabanye umunsi ku munsi, kandi nawe wabashe kubona kino kiganiro aribwo bwa mbere. Turagira ngo tukubwire ngo ikaze kuri Face TV 21, ariko kandi turagusaba tukwinginza kugira ngo ukande subscribe, ugende no hirya gatoya ahantu mu nguni ukore ukazogera kugira ngo duhane igihango cy'urudaca, kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi umunota ku munota mu gihe dushyizeho bino biganiro byacu, ibiganiro bigenda bikungura ibitekerezo kandi ibiganiro bikujijura, ibiganiro byubaka benshi mu Banyarwanda. Reka rero tugushimire.